Mwese abadukurikiye kuri Radiolize aka kanya twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire kandi abahe imigisha. Dushimiye Imana kuko ibanye natwe kandi ikaba ikunze ko tugera muri uyu mwanya turi bazima. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nge tugiye kubana ku buyobozi bwa gahunda ndetse na mwene data turi buze kubana, turi buze kwemerera kugira ngo aze kutwibwira mu kanya. Nge turi bubane ni Imana Angelus. Noneho tukaba tubashimiye ko mufasha aka kanya mukabana natwe, kandi twongera kubibutsa ko buri kuwa kabiri wa leta na buri kuwa kane wa leta aya masaha y'umugoroba ahangaha kuri Radiolize ijwi ry'ubugorozi hazajya hanyura ibi biganiro mugezweho na bene so ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi baherereye ku mugabane wa Amerika. Rero tukaba tubakiriye kandi tukaba tunejejwe no kubana namwe, kandi muri uyu mwanya tukaba tunejejwe no kongera kubahereza nimero abantu bashobora kuza kubaza ibibazo, bashobora kuza kuba babyoherezaho ubwo batwandikiye. Ubwo nimero ni iyi ikurikira: ni 314 696 9949. Iyo niyo nimero dushobora kuza kwakiraho ibibazo. Twongera kuyisubiramo: 314 696 9949. Noneho mbere yuko duha mwene data umwanya kugira ngo akomeze, twanezezwa no kuririmba indirimbo imwe za 200, noneho yasoza tugakomeza. Indirimbo imwe mu za 200, noneho nisoza mwene data araza gufata umwanya akomeze. Turaririmba indirimbo y'190. Mwijuru no mwisi yose nta zina nk'irya Yesu, naryo nkunda ku mutima nk'iryo waducunguye. n'izina rya Yesu niryo ritwiringiza, n'izina ry'umukiza riduhesha amahirwe. Nihagira umuntu ushimwa akarutishwa abandi, n'abarusha icyubahiro Yesu aramuhebuza. n'izina rya Yesu niryo ritwiringiza, n'izina ry'umukiza riduhesha amahirwe. Abamarayika bose bitwa mazina meza, ariko nta zina ryabo ribasha kunezeza, n'izina rya Yesu niryo ritwiringiza, n'izina ry'umukiza riduhesha amahirwe. Yesu ankiza ibyago byose kandi ni unkomeza,
niyo nagize intege nkeya anyongera imbaraga n'izina rya Yesu niryo ritwiringiza n'izina ry'umukiza riduhesha amahirwe. Karibu kuri mwene data. Murakoze kandi dushimye Imana kuko iduhaye amahirwe nk'aya ngaya y'imboneka rimwe kuba tukiri muri ubu buzima, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Njye muri kumva kuri mikoro, amazina ni Daniel Ndizeye, mperereye muri state ya Ohio mu mujyi wa Dayton. Ni data utuyoboreye gahunda yabibwiye, ubwo nibwo tugiye gufatanya mu kigo cy'umugoroba. Reka mbere y'ibyo tugira ibyo tuvuga byose tubanze twicishe bugufi, buri muntu wese aho aherereye dupfukame duhe Imana icyubahiro maze dusenge. Data wera ukiranuka uri mu ijuru, turagushimiye cyane, gushimira imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe bibana natwe, byaturinze mu buzima bugoranye twagiye tunyuramo, buri muntu wese aho aherereye tugeze muri aya masaha tukiri bazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dushimiye ko washyizeho ijambo ryawe, wigize gito wishyira ku mpapuro kugira ngo abagushaka bakubone, ugabanya kuri byinshi ufite urangije bandika wanyujije mu bagaragu bawe. Niyo mpamvu mu mwanya twe twiga ibyawe tukabisobanukirwamo gakeya, twicishije bugufi imitima yacu. Naho n'aya masaha turaje muri uyu mugoroba mubyeyi kugira ngo uze utwigishe uri mu ijuru, ari ngiri buvuge ari n'abari bwumve, turinde ubuhanga bwacu n'ubumenyi bwacu, ibyacu bibiri haboneke wowe dushima urukundo rwawe. Naho imbaraga yawe yaryandikishije ikoreye abagaragu bawe ngiri igaragara no muri aya masaha mubyeyi, kugira ngo ibyo turi bwige n'ibitugirire umumaro bikatwumva tukabyumva bikatuvana hamwe bikadushyira ahandi, amaherezo ntazaboneka tuzagera mu bwami bwawe. Naho komeza tubane muri aya masaha dushoje, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uko tumaze kubibwira kandi tukaba tumaze no gusenga, nta kindi kiri bukurikiyeho uretse gukomeza na gahunda ndetse ariyo kwiga ijambo ry'Imana. Kuba bimenyereye ntekereza ko aya masaha muzi ko mu minsi itatu igize icyumweru nk'uko bamaze kubitubwira, mu cyumweru haba hari gahunda nk'iyi yo kuganira ku ijambo ry'Imana. Rero muri iki gihe rirarumbutse, rigaragara henshi, riboneka henshi, ariko abaryumva n'abariha agaciro ni bakeya, ariko ryo ubwaryo buno navuga ngo riri kwiyenza, ariko igihe kizagera ngo rizaguma, abantu bazarishaka batanga ibyo bafite byose ngo barihabwe be kuribona. Amahirwe dufite rero tubona kugira ngo amahirwe tubona tujye tuyabyaza umusaruro kujya duca mu myanya y'intoki ngo zabaririze ibyo twari dusanzwe twifitiye. Rero muri aya masaha y'umugoroba nashatse ko turi buze kuganira hamwe amagambo atari buze kuba maremare, ari buze kudufasha twese nidusaba umwuka wera akaba hafi yacu. N'amagambo atubwira ngo amagambo turi busange mu gitabo cy'Imana atubwira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ahubwo ibyo yavuze byose bizasohora, kandi bimwe byaranasohoye, kuko ntabyo yigeze yandikisha byo gupfa ubusa ngo wenda ibingibi by'umugabane runaka wirengagizwe, ariko abanyabwenge bagomba kuba maso bakajya bahora bitegereza bakareba ibyo yavuze, ibyatambutse bakamenya ngo ibi byaratambutse, bagakomeza bakabivana mu byanditswe byera, kuko Bibiliya ifite ukuri kwamaze gutambuka tutagitegereje ko kuzaboneka. Urya imirongo imwe ya Bibiliya itayisoma ngo abantu ibagirire umumaro bitewe n'uko ukuri kwayo kwavuyemo, ariko ntabwo bisobanuye ntabwo ari ukuri. Kwabaye ukuri mu gihe cyako, ubu ngubu noneho twamaze kugera mu kundi kuri, kuko Bibiliya ihora hari ukuri kwagiye gutambuka. Ubwo rero kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ibyamaze gutambuka turakomeza tukabibana tukabyiga nk'amateka yarangiye, noneho bikadufasha gutegura ibiri imbere. Niyo mpamvu nta jambo Imana ivuga ngo rihere, niyo magambo turi buganirire hamwe mukurikirane kugira ngo twumve icyo ubusobanuro bw'iri jambo turi buze kureba. Mu gitabo cya Luka ni igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 37, iryo jambo nimwe riri, nimwe yashatse ko dukura umutwe w'amagambo, ariko tukaza kuwusobanuriramo byinshi twiga uyu mutwe w'amagambo kugira ngo twumve ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere,
yaravuze ngo Luka ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 35 handitse amagambo niho turi buhere baravuze ngo marayika aramusubiza ati Luka yarazakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizakugirira neza zizagukingiriza nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana uwo ni Yesu 36 kandi dore mwene wanyu Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru witwaga ingumba noneho uku ni ukwezi kwa gatandatu ubwo yarasamye 32 handitse haravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibi byari byarahanuwe kera cyane bivuga ko hazaboneka integuza izabanziriza umukiza. Byari byarahanuwe mu bitabo byinshi cyane muri Yesaya, ariko nusanga no mu gihe cya Mose bavugaga ko umukiza umucunguzi wa Isirayeli azaboneka. Birakomeza kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Igihe kigeze imyaka ihindurije Yesu aravuka atangira kwitegurwa ko agomba kuvukira mu isi. Ahangaha niho bari batangiye kuvuga ngo baravuze ngo kandi dore mwene wanyu Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu. Ubwo uwo ni Mariya wari kubibwirwa ko na Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu. Iyo nda yari imaze ngo amezi 6 igiye kuzavuka, kandi Elizabeth yari akuze ngo ageze mu myaka y'ubukuru kandi ngo yari ingumba. Ariko icyo byari bigendere kuri ibi ni kuvuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, niyo mpamvu ubuhanuzi dufite muri Bibiliya bwose uko buri mu ko bwavuzwe nta na kimwe kitazasohora. Icyo akora bisaba umuntu kujya amaso akajya ahora yitegereza, akajya amenya ngo iki cyaratambutse, iki turagitegereje, iki tukirimo. Icyo akora ikindi kibazo gifite ubuhanuzi bugizwe n'imigabane, navuga ko ari nk'imigabane ibiri. Wenda ubwo niyo kubera ko turi kujyana mu kumva ko tugiye gusara kwiga n'ibimeze nk'ubuhanuzi, ariko turatugerageza kwigira no mu mirongo ibiri isanzwe, kuko ubuhanuzi hari ubuhanuzi bw'ibyavuzwe bizaza. Ubwo ni ubuhanuzi y'ikindi kivuze kikaba kitari cyasohora cyitwa ubuhanuzi buzaza. Ariko hari n'ubuhanuzi bufite amagambo agoye gusobanurwa yitwa ubwiri, ayo umuntu atashobora gusoma ngo narangiza ahita yisobanurira ku kanya, nabwo nitwa ubwitwa ubuhanuzi. Iyo migabane ibiri rero niyo turubuze kurebera hamwe, kuko hari ibyavuzwe bigaragara byumvikana byavuzwe na Yesu mu gitabo cya Matayo. Numva ukuntu yavuze ari kuvuga ngo ndavuga ngo mbere yuko tuvuga ubuhanuzi buzaza nangwa se busigaye, ariho tubwiye ijambo ry'Imana icyo yavuze cyose kizashika. Hari ibyo Imana Yesu yavuze kandi byumvikana bitari nk'ubundi buhanuzi umuntu abisobanura wenda akoresheje amarenga ya gihanuzi, ahubwo yarabyereye neza arabivuga ku buryo n'undi wese yavuga ngo narabyiboneye atabanje habone ku musobanuzi wa Bibiliya. Matayo 24 niyo turi bwibande kuko niyo soko y'ibyigwa byose mu buhanuzi twiga. Ariko tunabashaka iby'ubwira bukomeye butajya bwumvikana kuri benshi, ukaja mu gitabo cya Daniel mu gitabo cya 2, ukaja mu gitabo cya 7, ukaja mu gitabo cya 8, mu gitabo cya 9 n'icya 10 n'icya 12, ukabijyamo nabyo biri mu bwirwa amagambo aruje gusobanura. Ariko Matayo 24 yitubwira ubuhanuzi buvugwa bw'ibizaba. Noneho yaranditse mu gitabo iki gitabo cya Matayo umurongo wa mbere w'igitabo 24 aravuze ngo Yesu asohoka mu rusengero, akigenda bishwe baramusanga bashaka kumwereka inyubako y'urusengero, arababwira ati mureba ibi byose ndababwira kuri yuko ari hatazasigara ibintu igeretse ku bindi bitajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abishwe baraza hari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikintu cy'ukuza kwawe ni imperuka y'isi nikihe. Mu mwaka aravuze ngo Yesu arasubiza ati ndi natagira umuntu bayobya kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni Kristo bazayobya benshi. Ubwo ni ubuhanuzi ariko bwari buri mu gihe kizaza. Yesu arakomeza aravuze ngo mu gihe by'intambara n'imbuga z'intambara, ubwo Yesu atangiye gutangira icyambere yavuze ngo kizaboneka kizaranga ko agiye kugaruka cyitwa ubuhanuzi. Nuko yarabashubije ati mwirinde hatagira umuntu bayobya kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni Kristo kandi bazayobya benshi. Muri iki gihe ntabwo wenda naba nkabije ko wigeze wumva abantu bigeze biyitabaye ngo Yesu yabonekeye wenda ngo mu Buhinde, ngo yabonekeye wenda ngo hehe no hehe.
ukabona umuntu yambaye ikanzu y'umweru ndende y'igishoro kimwe n'ugaragara ngo ni Yesu ngo ndi Yesu nge bahari benshi nagiye mbona bagiye biyita ko bamati ngewe rwose ndi Yesu ndi gukiza ibinini abandi bakiyitirira imirimo ye ngo bari gukiza abarwayi ubu byabayeho murabizi ko hari abantu benshi bajya basenga bagahabwa amafaranga atagira ingano ngo bari gukiza abarwayi iyo ni umurimo wa Yesu ntabwo ari umurimo w'abantu abapfuye ngo barazuka ubwo abantu bakabyiyitirira bakagenda bakabesha ngo umuntu yazutse ibi byose ni ibintu bizabona ko Yesu azaba yenda kuza ndetse ntibyari byaza neza ibi ni gutumenyetso dutoya bizagera aho bigera abantu bitwa ko bari barapfuye ngo badayimoni bazaga bihanga mu mashusho y'abo bantu barangiza bakaza bakavuga bati wa undi yarapfuye nguyu uramubona ko ari we ahasigaye narangiza kuza imbere ngo uwatayigeze asoma ibimenyetso neza bakurikirana neza amateka bazavuga ati rwose ni uko dayimoni azaba azi ukuntu wa muntu yarasa uzamubona ejo muri shusho ya wa wundi kandi wa wundi azavuga ati yazuwe muri bizarite kubera ko ari ufite umwuka w'Imana yitiriye imirimo ya Yesu kandi nyamara ari kubeshya ariko ikindi gikomeje ku murongo wa 6 aravuze ngo muzinzi z'intambara n'impuha z'intambara ubwo ntabwo tukibitegereje niyo mudahagarike imitima ko bitazabura kubaho ariko imburuka izaba itaraza ndatekereza ko iby'intambara guhera mu 1800 1913 na 14 ukongeruka zamukagara mu 1945 gutyo habaye n'intambara ziswe n'izindi zagiye zimu hagati tutashobora kuvuga ariko izizwi intambara yatangiye muri 1914 mu 1918 ari intambara ya mbere y'isi yahetuye isi iyo ntambara yari intambara ikomeye mukomera mugasanga intambara ya kabiri y'isi yatangiye mu 1945 ngira ngo kugenda kuzamuka muri 1948 mu gutyo izo intambara zabayeho zikizisi hafi za miliyoni kugeza na n'uyu munsi zirakibuka ariho n'ababona abayahudi bapfuye bishwe na Hitler izo ntambara zabaye ariko zagiye ziba mu mareta mu bihugu bisubiranamo amoko n'izikiriho muri iyi minsi ndatekereza ko umuntu wese yaba umuhamya nabyo ubu avuze utari mu bw'ibi aravuze hepfo ngo ishanga rizatera irindi shanga ubwo amashanga n'amoko ashobora guterana umuje mwumva muri bihugu byacu ngo abana ko barashaba ngo abanabo ngo bari kwicana bagira icyo bari cyo ni ibyaniye ko bigomba kubaho ibi ntabwo tukibitegereje n'ubwami buzatera ubundi bwami ibyo ni ibihugu bizarwana hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe ibi impamvu turi kwiga ibyatambutse ni ukugira ngo umuntu w'Imana azamenye ngo ibi byaratambutse buri intambara ntabwo tukibitegereje twamaze gutera ve ibishitsi hamwe na hamwe iki kintu cyitwa ibishitsi mu gitabo cy'intambara ikomeye dusomemo amateka y'igishitsi cyabaye mu mujyi bita Lisbonne mu 1955 murabisoma ibitabo by'intambara ikomeye paje mu kigwa cya 12 uhereye kuri paje niyo y'ikinyarwanda no kuri paje 222 batubwira icyo gishitsi uburyo cyaje kigasiga isi hapfuye miliyoni nyinshi z'abantu bafashe imigabane yose y'isi bafashe muri Afurika gifata muri Aziya tekereza ko cyageze na hano muri Amerika tekereza ko naho cyageze henshi cyane ariko ngo cyatigishije cyane Uburayi kirawusigisa hafa abantu ibintu byinshi yenda ariko ndebe ko ntawe n'umugabane w'abantu bapfuye bavuze ibintu byinshi biri muri 900 ngira ngo hari niba ndibeshye baravuze muri iki gitabo aho hano bavuze ngo mu zumbi y'intambara n'imbuga z'intambara ndetse ngo n'ibishitsi hamwe na hamwe iki gishitsi cyabaye muri mwaka nicyo cyavuze ko kizaba kandi cyanabaye ubu ntabwo twigitegereje baranditse baravuze ngo ibyo bimenyetso kuri paji 222 ibimenyetso byagaragaye mbere y'itangira ry'ikinyejana cya 19 mu rwego rwo gusobanura k'ubuhanuzi mu mwaka w'1955 habayeho umutingito w'isi ukomeye bikabije utarigeze ubaho nibwo umutingito uzwi ku izina ry'umutingito w'Lisbonne wageze mu gice kinini cy'umugabane w'Uburayi muri Afurika ndetse no muri Amerika yumvikanye kandi muri Greenland mu burengerazuba bw'Ubuhinde mu kigo cy'Madeline muri Norvège no muri Suède no mu Bwongereza no muri Irlande
wakwiriye ahantu hose hafite ubuso buruta kilometero kare miliyoni 10 muri Afurika. Uwo mutingito wabaye mwinshi cyane ko mu Burayi, mugabane munini w'umujyi wa Algeria. Ubwo ni mu gihugu cyo mu Burengerazuba bwa Afurika, mu Burengerazuba bwa Afurika, wasenyutse kandi umudugudu muto wari hafi cyane ya Maroc wari utuwe n'abantu bari hagati y'ibihumbi 8 n'icumi wararigise urazima uratana burundu. Nimba abandi bagera mu 8 birenga bose bararigise barapfa. Baravuze ngo umuraba ukomeye wageraga warenga ihengereza za Espagne no muri Afurika, maze urenga imijyi wangiza byinshi cyane. Muri Espagne no muri Portugal niho umutingito wibasiye cyane. Bavuga ko uwo mujyi wa Cadiz umuvumba w'amazi yisukaga mu nkomo yisukaga ku nkondo wari ufite ubuhagarike bugera kuri metero 18. Imisozi yari miremire cyane muri Portugal, yaranyeganyeze bikomeye nk'uko uwo mutingito uturutse mu mfatiro zayo. Indi yagiye isadukira mu nzira zayo mu buryo butangaje, maze amahindure menshi arasohoka asambara mu bibaya bikikije. Bavuga ko ibirimi by'umuriro byaturukaga muri iyo misozi. Murumva mu by'ukuri habaye ikintu gikomeye ku bazakunda gukomeza muri iki kinyejana cy'uyu mutingito wanyuzemo. Wakoze ibikomeye cyane ko wisha abantu benshi, murumva abantu 8 niyo ibihugu by'Uburayi waje kwica abantu benshi cyane bagera n'ibihumbi byinshi cyane. Ubwo ngaho yose yarabisobanuye ariko bihanura muri kino gitabo cy'amateka aravuze ngo hazaba ibishyitsi hamwe na hamwe. Ubwo biri ntabwo twitegereje arakomeza kumenya hamwe n'ayo mateka yaravuze ngo ariko byose bizaba ritangira ry'ikuramukwa umurongo wa 9 ubwo nibwo bazabagamana mu mubabazwe ndetse bazabica muzanga n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Ibi ni bikurikirana murabisanga muri iki gitabo nabwo barabivuze aho bavuze ngo kuri page 223 baravuze ngo nyuma y'imyaka 25 ibyo bibaye, ubwo iyo mitingito ibaye nibwo habonetse ikindi kimenyetso cyavuzwe n'umuhanuzi aricyo kwijima kw'izuba n'ukwezi. Wenda bimwe reka tuze tubisoma muri kino gitabo, naho turaza kubisoma aho turuze gusanga n'aka karengane kandi abimyaka 260 ariho bavuze ngo muzamara iminsi 1,600 mubabazwa. Ubu byari mu buryo bw'ubuhanuzi ko iyo myaka bagomba kuyimara bari kubabazwa. Baravuze muri kino gitabo baravuze ngo n'ubenshi basubira inyuma bazagambanira n'abangane n'abahanuzi benshi b'ubwo bazaduka bazajya benshi nabwo kubwo n'ibizagura urukundo rw'abenshi ruzakonja ariko uhangana n'ageze imperuka n'izakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bw'Ubwami buzigisha mu isi yose ubwo hamwe n'amahanga yose n'imperuka izahera kwize. Iyo tarakomeza aravuze ngo ariko muzabona ikizaye cy'umurindi cyane n'imana zeriye ryahagaze hera cyane ahera ubisoma byitondeye. Igihe uzaba hano bari bari kuvuga igihe cy'igitego kwa Yerusalemu, igihe hagomba kuboneka ingabo z'abaroma zigahagarara mu rusengero rwera rw'i Yerusalemu. Iki nicyo gikorwa kizaye cy'umurinzi yaraje koko umugaba w'ingabo z'Uburoma yaraje yinjira muri Yerusalemu, yinjira rimwe neza arangije ahagarara akuri urwo rusengero. Ubwo byari bisobanuye ko ikizaye cy'umurinzi cyari gihagaze ahera cyane. Ariko ndashaka kwihutira hepfo ibintu nabyo byararangiye ku murongo waho wa reka ndebe umurongo kadukomeze hepfo ku murongo wa 12 baravuze ngo 16 cyo gihe abazaba bari Yudaya n'abazahurira ku misozi n'uzaba ari hejuru y'inzu yo kuzamanuka ngo atware mu kubindi byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye yo kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. 19 abazaba batwite n'abonsa muri iyi minsi bazabona ishyano. Muri bino bihe by'izi ntambara
baravuze ngo bazaba batwite n'abonsa muri icyo gihe bazabona ishyano. Ndibuka bari kuvuga ku byerekeranye n'izi ntambara zo muri biriya binyejana byatambutse muri ya myaka y'intambara ya mbere n'iya kabiri nimba ari intambara ya kabiri, ariho barasabye igisasu cyarashijwe mu Buyapani mu mijyi ibiri yo bitaga Hiroshima na Nagasaki. Barashe igisasu, abanyamerika barashe igisasu baragenda bitera muri iyo mijyi irubama inarigita Burundi. Noneho abantu bagiye babyara abana begeranye n'iyo mijyi, avuka ngo umwana bakavuka atagira akaguru, bakavuka atagira akaboko, bakavuka ari igihimbire kiraho kitagira intuza kubera uburozi bw'ibyo bisasu na n'uyu munsi bikiri mu bantu byagiye bikunda kwigaragaza. Abari bafite icyo gihinda zavagamo, ariko ntibyamurangiye aho n'abasamaga bagenda bikorera ibimenyetso by'uko ibyo bisasu hagenda havuka abana b'ibirema nangwa se b'ibimuga. Impamvu nta yindi ni uko batubwiye ngo abafite n'abazaba bose muri icyo gihe bazabona ishyano. Imibare ko n'ibintu byatambutse by'intambara, aho umuntu yageraga ahantu bakavuga ngo wenda ngo ni umunaka ngo atwite umunaka ngo reka bamukore ngo ibihe byose ngo bavane mu nyanza. Ibi byabayeho mu gihe cy'intambara zabayeho. Rero Bibiliya ntacyo yavuze kitigeze gisohora, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niba bivuze ngo abafite n'abonsa bazabona ishyano, ibyo byarabaye ndetse na n'ubu biracyaba mu bintu bitinywa kandi byubahwa. Ni umuntu utwite, aho ari umuntu wo kuba warwa n'umuntu wese ugira imbabazi, ariko abantu barahangara bagafata ibyuma bagasatura bareka bareba ikiri mu nda ngo batari gukora ubushakashatsi bwo kuvura ahubwo ngo bangirize umuntu ari mu gihe. None murumva nta kindi gisigaye, ibyaha byinshi byarabaye kandi abantu benshi bagiye bisohora. Cyo tugishaka kumenya no kumenya ngo ibyatambutse ni ubuhe, ubwo turimo ni ubuhe, hasigaye ubuhe ngo yisagaruke. Niyo mpamvu turuganira ijambo ryo kutubwira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Noneho barakomeje baravuga ku murongo waho wa 17 baravuga ngo wa 18 baravuga ngo barimo ku murongo wa 20 baravuga ngo namwe musengere kugira ngo ubuzima kwanyu kutazaba ku munsi n'imezi y'imbeho cyangwa ku munsi w'isabato. Ubwo tubivuga mu minsi y'imbeho, ubwo bari hano muri Amajyaruguru ya Amerika nibo babivuga, babyumva neza muri minsi y'ugeramo. Wakubwira ngo ubuhinzi bwera mu kwezi kwa kabiri na mu kwezi kwa mbere ko muri Amajyaruguru mu by'ukuri byaba bikomeye cyane. Yesu aravuga ngo mujye muzasengera muri asabira ngo isabato tuzasanga muri guhinga nangwa se mu minsi y'imbeho. Yesu aravuga ngo kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kurema kw'isi kugeza igihe kugeza none kandi ntizongera kubaho. Iyo na kabiri yavuze ngo iyo minsi yayo itaragabanijwe yaje gakurokoka n'umwe, ariko kubw'intore z'Imana ubuntere iyo minsi izagabanywa. Icyo gihe umuntu ababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano ntimuzajyeyo ntimuzabyemere. 14 kuko abita Kristo n'abahanuzi b'inyuma bazaduka bagakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niyo bishoboka. 25 navuze ngo dore ndabwiye bitari bitaraba, nuko nibabwira bati dore ubwo yesaba kubabwira ngo bizaba bitari byaba kugira ngo ibyo bizagere umuntu w'Imana asaba kuzaba yarabimenye. Kuko ibitangaza bizakorwa na benshi kandi bigakorwa mu buryo bukomeye, abantu b'Imana bazabwiriza ubutumwa buvuga ntabwo ubutumwa bwabo buzaza bugaragazwa n'ibitangaza. Niyo mu gihe cyabaye byarabayeho bigakoreshwa mu gihe cyabaye muri kino gihe cyose ko tubonye ko Satani azabikoresha, abantu b'Imana ntabwo kizagaragaza ko ari abantu b'Imana, ntabwo ari kubera bakora ibitangaza byo kwiganira ku buryo bw'ibitangaza, ahubwo bazajya bakoresha ibimera bavura umuntu indwara bakoresheje ibyaremwe badakoresheje ibitangaza. Mu gihe Satani bazaba bakoresha ibitangaza ngo ndavuze ngo biragutya, kubera ko Satani azaba abishoboye kubera ubushobozi afite bw'imyuka mibi, hari igihe bizajya bikorwa umuntu w'Imana ntabwo bizamutangaza ngo bituma ibyo niyo myuka mibi. Kuko abantu b'Imana bazavuga bati niba ukuri tukigezemo ko kigiye atari kubitangaza, ntabwo ibitangaza bizaba ari ikimenyetso kigaragaza ko itorero ari iby'ukuri. Ariko Yesu aravuze ngo muzabe maso mubagiye hakiri kare kugira ngo nibiza kuba bitazabatungura. Barakomeje muri igitabo cy'intambara ikomeye bari kuvuga ibi by'aka karengane, baravuze ngo nyuma y'imyaka 25 ibyo bibaye nibwo habonetse ikindi kimenyetso cyavuzwe n'umuhanuzi, aricyo kwijima kw'izuba n'ukwezi. Muri iki gitabo cya Matayo naho murabisoma muri icyo gitabo barakomeje. Icyatumye kandi icyo kimenyetso kirushaho gutangaza ni uko igihe cyo gusohora kwacyo kwari kwaravuzwe neza. Mu kiganiro umukiza yagiranye n'abigishwa be amaze kuvuga igihe cy'akaga itorero ry'Imana rizanyuramo,
aricyo gihaye n'imyaka 160 y'itotezwa ryakozwe n'ubupapa, nyamara akaba yarasezeranye ko icyo gihe cy'umubabaro kizagirwa kigufi, intambwe yavuze ko Imana ngo kizagabanywa, byatumye avuga ibyagombaga kuzabanziriza kugaruka kwe, kandi avuga n'igihe ibimenyetso bya mbere byagombaga kuboneka. Ariko muri iyo minsi hanyuma y'uwo mubabaro izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Ibi nabyo byari byarahanuwe muri kino gitabo cya Matayo, byarahanuwe ko izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Muri ibi turi gusoma kugira ngo wenda tubyumve neza, nta jambo Imana ivuga ngo rihere mu gitabo cya Zekariya, ni Habakuki, reka mbere ni igitabo cya kabiri ku murongo waho, reka mbere muri aya magambo urabona twumvikane byumve neza ko nta na kimwe cyavuze kitari cyarahanuwe, nanga se ngo Imana ibivuze gutyo gusa ngo ipfe kuba biri aho gutyo gusa. Yavuze aya magambo ibiriye mu bagaragu bayo, aya magambo ari mu gitabo cya Habakuki. Handitse amagambo avuga ngo, kabiri umurongo waho wa mbere handitse avuga ngo, ndahagarara hejuru y'umunara aho ndindira kandi zarangurira ndeba aho ari nize icyo ambwira, nuko nzasubiza ku cyo namuganyiye. Umurongo wa kabiri, maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisoma byihutire. Ku bafite zino bibiliya ntoya banditse hepfo baravuze ngo ubisoma byihutire, baravuze ngo cyangwa ngo ubisoma cyangwa se ngo bisobanukire ubisoma, cyangwa se ngo bisobanukire ubisoma. Muri ayo magambo tuganira hamwe twarebye ko hari ubuhanuzi bw'ibyavuzwe, turi kureba ubuhanuzi bw'ibyavuzwe ko bitari mu bwiru. Intambara zarabaye, byarabaye biragaragara. Ukwezi kwa rijimye byaragaragaye, ukwezi kwa hano muri kino gitabo cy'Imana ikomeye baratubwiye ngo muri kino gitabo kuri paje 120 baravuze ngo haravuze hatya hati yatumye avuga ibyagombaga kuzabanziriza kugaruka kwe, kandi avuga n'iby'ibimenyetso bya mbere byagombaga kuboneka. Ariko muri iyi minsi hanyuma y'uwo mubabaro izuba rizijima, izuba ryabaye habaye umwijima ku manywa hari mu gitondo, ukwezi ntikuzava umwezi wako. Iyo minsi cyangwa imyaka 160 yarangiye mu mwaka w'1998. Itoteza ryasaga n'iryahagaze mu myaka nka 25 mbere yaho. Ubwo urumva muri iyo myaka uhere muri za magana hafi muri za 300 ngira ngo muri 300 na gasa muri 500 gutyo kuzamura ari upfa bwatangiye muri 2021 gutsimbataze umuco wango urakomera muri 508 niho bwatangiye gukora ibikomeye utangiye kugenda bihindura rimwe na rimwe, niho bwari butangiye kwimakaza birazamuka. Ariko mugasoma ibitabo cy'ibyahishuwe mu gice cyaho kibanza mu bice bibanza bari kuvuga itorero rya gatatu ryagereranyije n'ifarashi y'umukara, ariho n'itorero rya Perugamo, ariho umwijima wari umaze kuba gikwira, ariho habonetse n'igihe cya Constantine. Noneho muri iki gitabo umuntu w'Imana aravuze ngo ibyerekanwe bigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisoma abyihutire ngo atabisobanukirwe. Tumenye ngo ibi byarabaye, kwezi kwarijimye, izuba ryarijimye, ukwezi umwezi wako. Umurongo twaravuze ngo kuko ibyerekanwe bisigiye byategekewe bizatinda kukigeraho kandi ntibizabesha, naho byatinda bitegereze ko kuza ko bizaza ntibizahera. Aya magambo niyo nashaka kugira ngo duko naho tugenda tuyasoma kwiyumva. N'ibindi baravuze ngo naho byatinda ukabona imyaka irahinduriye, byaravuze mu gihe cya Daniyeli Satani yavukira mu isi. Tekereza ko Daniyeli yabayeho mu gihe cy'ingoma y'Abamedi n'Abaperesi, ubwami bwari burangiye, ubwami bwa kabiri ibishushanyo cyabaye ku gihe cya Daniyeli.
nibwo bwabayeho ubwo twavuye ni nk'umwaka ugana muri za magana 500 hepfo kumanuka kuba baraza bamanura hepfo y'Gatanu 38 niho bwatangiye kumanuka kugeza muri 312 gutyo ubwo muri bwo bwaho hagati n'imwe Daniel yarari ubwo kuva icyo gihe ibyo yahanuye bikaba birugera muri kino gihe ni impamvu ko Imana yanditse ngo nubwo byatinda tugakomeza kugira ngo ntabwo bizaza bizanaza ubwo rero abantu benshi bavuga ngo mbega aho twabereyeho kuva aho twavukiye ibintu bikaba bitambutse ko mwaheraga bivuga akaba bitambuka n'ibindi bizari nk'ibisanzwe baragura bugacya bukira bugacya nta gihinduka ese ibyo bivuga bizaza ryari ijambo ry'Imana ravuze ngo nta kimana giva mu gihere niyo mpamvu tuzamira n'ijambo ryo kutubwira ngo nta jambo ivuga na rimwe tutazigira bisohora icyakora umuntu w'Imana agomba guhora ari maso ari gutubona n'ibimenyetso n'ubuhanuzi avuga ngo iki cyaratambutse none hano muri iki gitabo baratubwiye ngo inyenyeri ukwezi umutingito wabaye mu 1755 ukwezi n'izuba byijimye bikagwa uko biza ikagwa mu mwijima w'icuraburindi byabaye muri mwaka w'1780 baravuze ngo iyo minsi cyangwa imyaka 1760 yarangiye muri mwaka w'1798 ariho benshi bitanga mu mpinduramatwara y'Ubufaransa ariho uzasanga havuze ngo inyamaswa yakomeretse uruguma rwica muri uyu mwaka niho Ubufaransa bwakoze ibivundagatanya buragenda gufata papa buramwica muri Kongo reka bikurere mu by'ukuri uwo muntu wigereranije n'Imana bari ko bigenda baragana gufura muri gereza arangije arapfa ubwo icyo gihe kuva icyo gihe itorero gatolika ribaho ritagira umwami bibaho ariho bavuze ngo inyamaswa yakomeretse uruguma rwica tubize ko muri Tanzania wenda tugerwa mu kitwa ubuhanuzi bumeze nk'ubwire ko nabo by'ibizaba yataravuze ngo itotozo ryasaga n'iryahagaze mu myaka nka 25 imbere yaho kuko Kristo yayivuze nyuma y'iryo totozo izuba ryagombaga kwijima ubuhanuzi bwasohoye kuwa 19 Gicurasi 1780 uwo munsi n'umwijima wo kuwa 19 Gicurasi 1780 wabaye amayoberanye ndetse ibi gitangaza kitigeze kubaho umwijima utabaho utabona ukusobanura utabona ukusobanura wakwiriye ijuru yose n'ikirere cy'igihugu cy'Ubwongereza bushya hepfo aravuga ngo umuntu wabibonye wabaga muri leta ya Massachusetts avuga iby'umwijima muri aya magambo mu gitondo izuba ryarabashe umucyo uratangaza ariko mu kanya gato birijima ibicu byamanutse byegera hasi maze biturukamo umwijima uteye ubwoba ibyo bicu bimaze kugaragara imirabyo yahise irabya inkuba zirakubita maze hagwa imvura nke ahagana nka 3 za mu gitondo ibyayicu byagabanutse maze ibintu birahinduka maze isi ibitare ibiti inyubako amazi ndetse n'abantu bahindurwa n'umucyo utunguranye utari wo ku isi hashize iminota mike igicu kijimye kiremereye cyatwikiriye ikirere cyose uretse umucyo muke cyane wagaragaraga imihero kandi hari hijimye nk'uko biba bimeze 3 z'ijoro mu gihe cy'imbeshi mu gihe cy'imbeshi ni nko muri kino gihe wenda twatambutse no mu gihe cy'imiki hamaze kuba nijoro iki gihe cyari cyarahanuwe kandi Yesu yarabivuze ibi byari byarabaye none nimukomeza muri iki gitabo cy'intambara ikomeye bakomeje kuvuga hari haravuze ko n'inyenyeri zizaba ibyo byabaye mu mwaka w'1833 nazo zaraguye ubwo ibingibi byose byari ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu ubwo ibingibi nabyo yaratambutse ntabwo tukitegereje yamaze kurangira icyo dushaka kumenya ni kumenya ngo ibyarangiye ni ibihe icyo turimo ni ibihe ibizaza ni ibihe kuko ibyo dushaka kugira ngo dukurikirane muri iki gitabo
wenda mbere yuko dukomeza hari amagambo y'igitabo cy'uburezi nshaka kugira ngo wenda tuye bisa naho dufatira ibi bintu kugira ngo abantu baze babyumva banamenye n'icyo bishatse kuvuga. Amagambo ya Bibiliya arimo ubwiru bukomeye kuri bamwe ariko yagombye gusobanuka ku bantu baciye igifu bagasoma ibyanditswe byera basoma yuko mvuye Bibiliya imenyero yasabye. Nibwo abantu bashobora gusobanukirwa n'ibimeze nk'ubwiru bishobora kudasobanukirwa umuntu uwo ari we wese aho baba babona amayobera amatagatifu. Baranditse kuri paji ya 33 baravuze ngo ijambo ry'Imana ni ubwiru abantu bapfa badashobora na rimwe gusobanukirwa byuzuye nk'uko batabasha gusobanukirwa imico y'aryandikishije. Ariko Imana yatangiye ibyanditswe byera ibimenyetso bihagije by'ububasha mvajuru bw'ubwiru bwayo. Kuba Imana iriho imico yayo kuba ijambo ryayo ari ukuri ishimangirwa n'ibihamya byemeza imitima yacu kandi ubwo buhamya burasaze. Hepfo ni by'ukuri ko Imana itakuyeho ibyo umuntu yashingiraho ashidikanya. Ubwo mu gitabo cy'inama yakomeye niho bavuze ngo ntabwo Imana bigiye kuraho ntabwo abashaka kudashidikanya ngo ntabwo bazahoraho bamanike intambo zo kutizera kwabo. Impamvu zatuma umuntu ashidikanya ntabwo zigera zivanwaho. Yataravuze ngo kwizera kugomba gushingira ku bihamya bifatika sikubisesengurwa ngo bisobanurwe. Abashaka gushidikanya bayemera uburyo. Baravuze ngo ariko abashaka kumenya ukuri bafite urubuga ruhagije rwo kubakaho kwizera kwabo. Nta mpamvu dufite kwahera dushidikanya ijambo ry'Imana ngo ni uko tudashobora gusobanukirwa ubwiru bw'imigambi yayo. Iyo twitegereje ibyaremwe dusanga duhora dukikijwe n'ibitangaza birenze imyumvire yacu. Mbese ubwo twatungurwa no kubona ko no mu by'umwuka harimo ubwiru tudashobora gusobanukirwa. Ibidukomerera bishingiye gusa ku ntege nke no mu bugufi bw'intekerezo za kimuntu. Ibidukomerera bishingiye ku ntege nke n'ikimwe icya kabiri no ku bugufi bw'intekerezo za kimuntu. Niyo ni ibintu bituma tutagera ku bwiru bw'Imana ngo tusobanukirwe. Ariyo mpamvu abantu bijya kiba cyatubigeraho tukabira kumva ari ibintu batashobora kumva. Amagambo muri iki gitabo cy'uburezi rekabindeba ko nayo ubona aho banditse baravuze ngo bari gusobanura uburyo Imana yirinze gukoresha imvugo zumva na bose. Reka ndende kuri paji 200 kuri paji 195 baravuze ngo Imana ishaka ko ukuri kw'ijambo ryayo kwahora bishuka imbere y'ugushakashaka mu mwese. Nubwo ibihishwe ari iby'Uwiteka ibyashoboka ari iby'urubyaro rwacu iteka. Turavuze ngo kwibwira ko imwe mu migabane ya Bibiliya idashobora kumvikana byatumye habaho kwirengagizwa baravuze ngo kwibwira ko imwe mu migabane ya Bibiliya idashobora kumvikana byatumye habaho kwirengagizwa kwa kumwe mu kuri kw'ingenzi. Ibi bigomba gushimangirwa kandi bigasubirwaho kenshi ko ubwiru bwa Bibiliya butaturutse kuba Imana yarashatse guhisha ukuri, ahubwo ko intege nke zacu n'ubujiji bwacu bituma tudashobora kugusobanukirwa no kuvugira ukwacu. Kuba tugarukira hasi mu gusobanukirwa si umugambi w'Imana ahubwo n'ubushobozi bwacu buke. Mu bice by'ibyanditswe bikunda gutambukwaho baravuze ngo mu bice by'ibyanditswe bikunda gutambukwaho kitasobanuka Imana yifuza ko twihatira gusobanukirwa ibyo ubwenge bwacu twashobora gushikira. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ni muri Timoteyo 3:6. Reka ngende iryo jambo ko nza kuribona aho bavuze ngo Imana yirinze gukoresha n'umusoma kimwe kigo niyo muzayabona ngo yanze gukoresha amagambo aya nakwita y'imvugo ya gisese akabikoresha amagambo asa n'ayatumvikana. Yize gukoresha amagambo yizwe na buri wese ntabwo zero kuba yarahumetswe n'Imana uko amagambo avuga.
yakoresheje amagambo ashobora kuba yasanga kugira ngo yatekerezaho n'indi akayatekerezaho buri muntu wese akazavana n'ubusobanuro ushobora kuba bitandukanye n'ibindi kandi bishobora kuba ari iby'ukuri bitewe n'uko yagusobanuriye ariko buhamanya n'ukuri. Rero Bibiliya ntabwo ari igitabo kirimo ubwiru bukomeye bushobora gusobanukira umuntu wese uciye bugufi, ahubwo aciye bugufi agasoma yabyumva. Niyo mpamvu mu gitabo cya Daniyeli harimo amagambo yavuze ari gusobanura ibyerekeranye n'ubuhanuzi bw'isi yacu, ariho twabonye mu gihe yabereyeho ukuntu ari kera ariko bikaba biri kuza muri kino gihe cyacu. Yavuze n'amagambo ndibuze gusoma kugira ngo wenda tuse naho turebe mu buhanuzi busigaye, ngo turebe n'amagambo Imana yavuze ko nta nyene rizahera, kumve noneho iby'umuntu Imana yavuze uko byagiye bisohora. Ariko mu byagiye bisohora ko mu myizero y'abantu ibindi bizagenda bigaruka, kuko ntabwo akarere niba karabe mu gihe cya mbere cy'indumwa kaba hari itorero rya mbere, itorero rya kabiri rigafata mu gihe gatatu abantu bagapfa, ariko byagera neza muri icyo gihe bamwe bakemera ubukristo n'upagani bikiye neza akarere kagahagarara hakavuka umwijima. Bizongera rero mu gihe giheruka, ariko turi muri iki gitabo cya Daniyeli bari gusobanura ibyerekeranye n'inyamaswa yagombaga kuzaboneka kugira ngo rero tuze kuganira hamwe. Iyi nyamaswa niyo ifite ubwiru bukomeye mu buhanuzi busigaye dutegereje kuzabona. Ni ubuhanuzi mu bitabo byose 13 uhereye ku murongo wa mbere bivuga inyamaswa yavuye mu bitaka. Kuri inyamaswa yavuye mu nyanja ni ubutapa bwavuye mu Burayi bwari butuwe n'abantu benshi. Ubwo dutegereje kuzabona ubuhanuzi bwabuje n'iki nyamaswa ivuye mu bitaka ari bwo sobanura igihugu ahantu hadatuwe nangwa se ubutegetsi buzakomoka muri Amerika ariho turi ubu ngubu. Hazaza ubutegetsi buzakora ibikomeye ari inyamaswa izaba ikizirigima rwica n'impa ko bagasubira mu mbaraga zari mu gihe cyo hambere cyo kurera nko muri ya myaka y'igihumbi kimwe yamaze bwamaze buri mu itorero ry'Imana imihwanye n'imyaka 1600 bizongera bisubiramo ndetse mu buryo bukomeye mufatanyije n'inyamaswa yavuye mu bitaka. Baravuga mu kino gitabo bari gusobanura ibyerekeranye n'imyami wenda nibyo nababwiye ngo mu buhanuzi bugaragara bwumvikana ni ubwavuzwe na Yesu, ariko hari n'ubundi yagiye ahishurira abagaragu be aribwo gusa naho ari ubwiru ariko bwasobanutse nabwo. Niba Daniyeli mu gitabo cya karindwi ku murongo waho tereye ku murongo wa 24 hari kambere ku murongo wa 19 baravuze ngo dore ko nifuza kumenya amashira k'inyuma, dore ko nifuza kumenya amashira k'inyuma y'inyamaswa ya kane. Ubwo hano Daniyeli arakwereka inyamaswa enye zikomeye, ariko ndibanda ku nyamaswa ya kane. Aravuze ngo dore ko nifuza kumenya amashira k'inyuma y'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose, yariteye ubwoba cyane itavuga, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara. Baravuze ngo n'inzara z'imiringa ariyo yacencumiraga ibintu ikabimenagura ibisigaye ikabisiribanyisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mitwe wayo n'iby'irindi hembe ryameze 3 asanzwe akarandurwa imbere yaryo, aribyo rya hembe ryari bifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye byarushaga ayandi gukomera. Iyo bavuze n'ubuhanuzi bavuga, iyo bavuze ihembe bavuze ubushobozi cyangwa se puissance, imbaraga. Baravuze ngo muri amahembe 10 ari yabaye mu gihe cy'Uburayi, y'ibihugu 10 byari biri mu Burayi, ngo haje kuzamuka n'irindi hembe. Ubutaka bwagiye kuzamuka usanga hari amareta yari ahari ari 10. Noneho bugiye kuza usanga amahembe 3 aravuga ngo ntabwo ubutegetsi bw'itorero bushobora guhuza n'ubwa leta, ahubwo hitamo kimwe kuvuka muri leta nangwa se ukajya gutegeka iby'idini. Ibyo hembe byari bizamutse rero bashobora gukora ribavuga riti ntabwo byakunda. Rero andetse ari ngasigaye afatanya rya hembe rimwe bakuraho amahembe 3. Bizakunda kubyumva biri kuvuga muri icyo gihe cy'ubwo bwami hari ubwami bw'utugu bw'abavandari n'ibasura gute n'ibaheriye baranze baravuga ntabwo bashobora gukora muri papa, ni bisemo kimwe ntabwo bashobora kubyemera. N'andi mpamvu yari hari icyo gihe Faransa n'ibindi bihugu bigera muri bingahe urutonde rwabyo rushaka baza kubibona byaje kuvuga biti ntabwo byakunda bemera kwifatanya nabo. Barangije barwanya bya bihugu bavanaho kimwe bavanaho ikindi, barabwira n'ubu babikuyeho ku buryo bitigeze bigaragara ngo abantu bose bahungaho bahita babisobanura ku ikarita y'isi bigenera kuboneka. Birangije
iryo hembe ribona kuzamuka ko ryazamutse byose ibiri kuri biri niyo bavuze ngo iryo hembe ryagiye kuzamuka atatararandurwa ubwo nayo mami yavuyemo niyo mpamvu baravuze ngo umurongo waho wa 20 baravuze ngo kandi muvuga kumenya ihembe ry'amahembe 10 yari ku mitwe wayo ubwo baravuze ngo n'ibindi hembe ryameze atatu asanzwe akarandurwa imbere yaryo aribyo rya hembe ryari bifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye byarushaga yandi bikomeye ubwo byari bizamutse bifite ubutware kuko nibwo bwaje barangije ngo baravuze ngo ryari rifite rirazamuka rusumba ndiyo ikeze na hembe rifite baravuze ngo ryari rifite ikintu ryari rifite amaso rifite n'akanwa ariko ntabwo ryagiraga amatwi ntabwo ryumvaga niyo mpamvu bavuze ngo ryarasirirangaga ibyo kubera ikavanaho nimwe kurikirana mu byumve neza yari kugira amatwi yari kujya ryumva n'ibyo rivuga ntabwo ryumvaga nta nubwo ryanabwirwaga ryararebaga ikanavuga ariko ntabwo ryumvaga bakomeje taravuze ngo maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha niho mwamaze kubona ngo ryamaze imyaka 1000 ya myaka ryakomeje kuzamuka n'igihe cy'ubugorozi ho hano kuko igihe kino gihe cy'aba bantu babayeho muri iyi myaka murumva ko byari rikujije riturutse hari mu Burayi byongeye gukora kugira akarengane k'abantu bishwe ariho habonetse abaje guhungira naho ko karengane karanakomeje baravuze ngo maze mbona ihembe rirwanya abera ryenda kubanesha kugeza aho umukuru nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose igihe kirasohora abera bahabwa ubwami ubwo n'igihe tuzabagarutse ariko akarengane ko nubwo kagenda gasa naho gahagaze gato bitewe n'uko ubupaka bwagiye bugenda busa naho bihinduka ariko akarengane kazongera kaboneke yatagiye kugaruka rero batubwiye ngo kazongera kabeho maze yose azagaruka ngo abera bahabwa ubwami baravuze hepfo ku mirongo baravuze ngo maze wawundi arambwira ati inyamaswa ya 4 izaba ubwami bwa 4 ku isi kandi buzaba budasa n'ibindi bwami bwose buzacuncumira isi yose uyisiribanye yimenagure kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami bahazabonekamo abami 10 hanyuma yaho azaza undi mwami ariwe ntazaba ariko we ntazaba asa nabo ba mbere kandi azanesha abami 3 ubwo ni hano tumaze kuvuga ese aravuze ngo amagambo nashatse baravuze ngo 25 ngo nizavuga byo gukumira isumba byose yemeye mwami n'amara icyo zakora gusa ni ko aje kugomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose aziga inama zo guhindura n'amategeko kandi bizarekeza mu maboko ye kugeza aho ibihe n'igihe n'igice cy'igihe bizashirira ibi ngibi ni mukurikirana iby'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe muzabikurikirana mu kiga cyerekeranye n'umugore w'umunyamerika mu bitabo cy'intambara ikomeye bari kuvuga iby'ibi bihe ubwo igihe yavuze igihe ni umwaka ibihe ni imyaka 2 igice cy'igihe ni igice cy'umwaka ubwo imyaka baba bari kuvuga yari biri kugenekereza bivuga ku minsi 2300 ubwo ndaho ngaho ni abantu nabo bwarangiye na n'ibishaka na biti zabira cyo gushaka no kumenya ibiri imbere nidutegereje hano baravuze ngo 24 baravuze ngo maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwami bwa mbere bw'isumba byose ubwo hano wenda bari kuvuga igihe tuzabagarutse ariko tuneshatse hano ni kuvuga ngo twibane kuri 25 baravuze ngo nizavuga ibyo gomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose aziga inama zo guhindura ibihe n'amategeko kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igihe bizashirira uyu muntu nangwa se umwamuje batubwiye ko naza icyo azakora azahindura ibihe n'amategeko niba mubibona neza nta wundi muntu wigeze ahindura ibihe nangwa iyo bavuze ibihe ni amasaha bavuga amategeko ni amategeko y'Imana amasaha yarahinduwe imyaka irahindurwa ibintu uko byari ntabwo ariko bikiri kubera ko byahinduwe n'ingoma y'Papa ndetse n'igitabo cy'intambara ikomeye bari gusobanura aya magambo ni ikigo cya 25 baravuze ngo muri iki gihe Papa bw'Iroma bwuzuye ni protestante cyane kuruta mu myaka ya kera mu bihugu bimwe aho agaturika ifite abizera bake
kandi papa bukaba bukora ibikorwa byo kwiyunga kugira ngo girerezeho abantu. Wasanga hari ukutita ku nyigisho zatumye amatorero y'abagorozi atandukana n'ubutegetsi bw'upapa. Igitekerezo gikomeje gutanga bagira bati na mbere hose ubu tugitandukanye cyane kugira ngo ntitugitandukanye cyane ku ngingo z'ingenzi nk'uko byari bimeze mbere, kandi akantu gato k'umwihariko kari kadutandukanije kazatuma kumvikana na Roma. Ibyo ni igihe abaporotesitanti bahaga agaciro gakomeye umudendezo w'umutimanama w'umuntu wari wararanze. Baravuze ngo guha agaciro gakomeye umudendezo w'umutimanama w'umuntu wari waramaze kwigarurirwa. Bigishaga abana babo ko bakwiriye kugendera kure ubupapa kandi ko gushaka kugirana ubumwe na Roma byaba ari ukugomera Imana. Ubwo hano kugirana ubumwe na Roma kwaba ari ukugomera Imana. Muri ibi ngibi muri gusha turi kuvuga uyu nguyu waje agahindura ibihe n'amategeko. Abaporotesitanti bari bahagurutse ibisa protesta ibisobanuro guhakana, bari bahakana inyigisho z'i Roma, batagomba kwemera inyigisho za Gatolika, ariko barangije nabo baramanuka bemera kwiyunga nabo. Hari n'ibyo bari gusobanura uburyo byagenze. Baranditse baravuga ngo bigishaga abana babo ko batagomba kwifatanya n'ubwami bw'Agatolika n'ubuyobozi bw'Upapa, gushaka kugirana ubumwe nawe na Roma byaba ari ukugomera Imana. Mbega uko muri iki gihe ibyo bitekerezo bitandukanye n'uko byavugwaga mbere. Aho ndi gushaka ngo turebe neza mu byo dutegereje bigomba kuzaboneka, hagiye kuzaboneka isabato y'ikinyoma. Ubu yamaze kwemezwa, irahari, iruhukwa na benshi, ariko mu byo dutegereje bizabaho n'ibintu bizabitegeka. Dutegereje kuzabona imyuka iyobya iza gukora ibimenyetso n'ibitangaza ku isi no kwijuru. Abantu benshi bakabikurikira bavuga bati ibi ngibi ubona ko ari ibintu bikomeye, rero bakabikurikira. Dutegereje kuzabona akarengane k'abana b'Imana nk'uko kabaye muri kiriya gihe cyabanje cy'imyaka yo hambere, kazaza kagenderera abantu bose bazaba baremeye isabato y'ukuri, banga kwica amategeko y'Imana, cyane cyane itegeko rya kane. Iyo ni ibintu bitegereje. Noneho muri iki kibazo bivuga intego z'ubupapa ni imigambi, imigabo n'imigambi iriya nyamaswa yo mu gihe cumi na gatatu bavuga ngo ni inyamaswa yavuye mu butaka. Noneho uburyo izakora ni uburyo bukurikira aho bavuze ngo bizaza batangira kwiyunga, bahuza, bagenda bashyira hamwe. Ubu ngubu gutandukanya Gatolika n'Ubuprotesitanti ntabwo wabitandukanya, imikorere yabo ni imwe. Ndetse muri iki kibazo barakomeje wenda tuze kwita twasobanura kuko turashaka no gutinda, ni byinshi ntabwo twabivugira umwanya umwe. Baravuze ngo abashyigikira ubupapa bahamya ko itorero ryaharabitswe, kandi Abaporotesitanti bakomeje kwemera iyo mvugo. Abantu benshi bemera ko bidakwiriye guciraho urubanza itorero ryo muri iki gihe kubera ibizira n'ibidatunganye byariranze mu gihe cy'imyaka y'umwijima n'umwijima. Ubwo ni cya gihe cya mbere cy'akarengane. Basabye imbabazi z'ubwo bugome buteye ubwoba, ari kiriya gihe cyo kwica kwabanje, nk'ingaruka z'ibikorwa by'ubunyamaswa bwo muri icyo gihe. Kandi bemeza ko iterambere ryo muri iki gihe ryahinduye ibitekerezo by'itorero. Ese baravuze ngo mbese aba bantu baribagiwe ingingo ikomeye yari ishyizwe imbere nubwo bwishyize hejuru mu gihe cy'imyaka 800 ko badashobora kugwa mu cyaha cyangwa gufudika. Nyuma y'igihe kirekire iyo mvugo iretswe yongeye kwemezwa mu kinyejana cya 19. afite imbaraga ikomeye kuruta mbere. Nk'uko Roma ibyemeza igira iti itorero ntiryibesha kandi ntishobora kwibesha, hagendewe ku byanditswe ntibiteze kuyoba. Ni buryo ki byashobora kwigarika amahame yaryo yarigenze imyaka myinshi. Itorero ry'ubupapa ntibizigera bireka guhamya ko bitibesha. Ibi byakoze byose
rirenganya abahakanye inyigisho zaryo, riracyahamya ko byari mu kuri, ariko ntibizongera kubikora gukora ibikorwa nk'ibyo byakoze nibiramuka ribonye umwanya. Mureke amategeko yashyizweho ya leta z'isi, baravuze ngo mureke amategeko yashyizweho ya leta z'isi akurweho, maze Roma yongere isubirane imbaraga yaryo, imbaraga yahoranye imbere, kandi ububyutse mu gutoteza n'akarengane yakoraga ntibizazuyaza kongera kubaho. Leta z'isi nizimara kumvira amategeko yayo zikongera kuyashyira mu bikorwa. Niyo mpamvu muri iki gihe mubyo turi kwiga mu buhanuzi busigaye, nubwo tutashobora kubivuga bitewe n'igihe dufite, bisobanukirwa neza amateka y'urugendo rw'uko muri bino bihe byacu arugenda afatira akarere hagiye kuzaboneka abana b'Imana cyane cyane gashingiye ku isabato. Bizakomeza mu bitoni noneho nibirangiza kubishyira mu bikorwa bazaba bagiye gushyira umushinga bamenyereye, ntabwo bizaba bibagoye, bazabikora kandi bafatanyije n'amaleta ndetse n'amadini. Ariho bavuze ngo inyamaswa ya gatatu, inyamaswa y'ubuzima cumi na gatatu, baravuze ngo yena dusomera muri icyo gice gatoya n'imvugo ikizatuma ishobora gukora ibyayo byose. Baravuze ngo cumi na gatatu mirongo cumi n'imwe, baravuze ngo nuko mbona inyamaswa izamuka iva mu butaka, inyamaswa ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itekesha ububasha bwa ya nyamaswa ya mbere, bwa ya nyamaswa yayo ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Ibi bintu murumva ko iyo nyamaswa ivuye mu butaka ikizabije gushyira mu bikorwa ni gushyirira mu bikorwa nyamaswa yari yarakize uruguma rwayishe. Ariko twabonye ko ari inyamaswa ari ubupapa bwakomeretse uruguma rwica mu 1998, rukomeza kubaho kubahereza ubushobozi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kabiri, hari ngira ngo ariho bwongeye kongera gutsinda kongera guhabwa imbaraga, noneho bwongeye kuzamuka buhabwa ubushobozi. Nibwo bavuze ngo iyi nyamaswa ivuye mu butaka izazije ko gushimangira ubwo butegetsi bw'iyo nyamaswa ngo rihabwe imbaraga yahawe mu gihe cya mbere. Niho batubwiye ngo ikizakora ni ikintu gikomeye, baravuze ngo kandi ko ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Ibi nabyo turabitegereje, ntabwo biraza. Yerekana hari n'isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya nyamaswa, birabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekeje n'inkota ikabaho. Iyo tujya kurema igishushanyo ni urwingo rw'amadini ruzakorera muri kiriya gihe cyo kurenganya. Amadini yishize hamwe ya Protestante niyo azafasha upfa kugera ku migambi yabwo. Ubu ngubu amadini ya Protestante iyo barebye muri kino gitabo baravuze ngo bari kuvuga uburyo rero rugiseka abaprotestant uri kubabwira ngo ntabwo bazi ibyabo, bemeye ku cyumweru bakaza no kivuye cyashingiye mu papa, bemera iminsi mikuru y'upapa aho izikajya ngizo za Noheri, ngizo za Pasika, n'indi minsi mikuru yose isaba bamaze kuyemera. Babaye nk'abantu bashobora kuba mu maso batakireba neza, kuko baravuze ngo kiriya nyamaswa izakora wa mugore ngo nuko zatsindisha amahanga yose arabiza gutsinda muri izo nzoga, ngo nibwo azabayobesha ibinyoma byose abantu bose bakajya bibuka bazikora ukuri. Rero yamaze kubikora ikoresheje maraya wayo ari itorero gatolika, ubwo ni umugore cyangwa inyamaswa. Ubwo umugore wicaye ku nyamaswa ni ugutegeka agenda akorana nabwo, uzagenda wiyobya kugeza ubwo amahanga yose azamara gutsinda. Yamara gutsinda asigaye amara kunywa kuri izo nzoga, ibi byose ariyo bikagera bikinjira ubwo n'akarengane k'abantu b'Imana kazaza kaza bakabona ko ari igisanzwe nta kibazo. Niyo mpamvu muri iki gitabo bari kutubwira ko wenda nihita baramutse baravuga ngo kuri paje 398 baravuze ngo ijwi rya Roma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika risobanura ihinduka ry'umutima, riba irinyambabazi aho rigaragara ko rikeneye gufashwa. Umwepiskopi witwa Okono aravuga ati umudendezo w'idini uzabaho by'urwiyerurutse kugeza igihe azashobora gukorwa ikinyuranyije nawe ntibigire icyo bihungabanya abanyagatolika.
mbega ni gushyira mu imigambi yabo ntacyo bizahungabanya Gatolika kuko bazaba ari ibintu byamaze kumenyerwa no kubwira isingo umunsi wo kuruhuka ni ku cyumweru ntabwo ari igitangaza gikomeye aho mujya kubona muri kino gihugu bakunda akazi pe ariko ku munsi wo ku cyumweru imirimo ya leta yose irafunga isinzira kubona Gatolika izavuga mu munsi wo kuruhuka ntabwo ari ikintu kizatwara umwanya munini ubu dutegereje n'iki nacyo kiri imbere Umwepiskopi mukuru wahitwa Mutagatifu Rudoviko yigeze kuvuga ati ubuhakanyi no kutizera ni ubugome kandi ibihugu bya Kirisitu nko mu Butaliyani no muri Espanye aho abaturage bose ari abagatolika kandi idini Gatolika ikaba ari ryo rigize umugabane w'ingenzi w'amategeko y'igihugu ubuhakanyi no kutizera bihanirwa kubundi bugome ubwo aho ngaho naho Gatolika kamaze kwimakaza umukardinali wese umwepiskopi mukuru baravuze ngo n'itorero Gatolika arahirira imbere ya papa indahiro y'ubuyoboke irimo amagambo akurikira abahakanyi abitandukanya n'abagome byewe kwita nyir'ubutungane ari papa wavuze cyangwa bizavugwa n'abazagusimbura nzakora uko nshoboye kose mbatoteze kandi mbarwanye iyi ndahiro bajya bahira imbere ya papa iyi niyo dutegereje igiye kuzakorwa umuntu wese uzahaguruka agiye kubirwanya igiti kizamubaho bazamuca umutwe bazamufunga bazamurenganya uburyo bwose bushoboka bamuhoye icyo ngicyo kuko turi kubona ko inyamaswa izaba amaze gukira ubuguma rwayishe none hawe imbaraga ifite no gusunika n'inyamaswa ivuye mu butaka noneho zikora n'imbaraga imwe zishorewe n'imbaraga y'ikibi yari ya Satani bizakora igikomeye kitandukanye n'icyakozwe mu gihe cyatambutse ko bazaba bafite imbaraga zihurije hamwe kandi bafite noneho n'ikoranabuhanga rikataje n'uburyo bushoboka bwose isi yose bakayitegekera icyarimwe kubera ko bazaba bamaze kwigarurira amaleta y'isi yose rero bavandimwe ko nta jambo Imana yavuze ngo rihere ibintu byo turabitegereje niyo mpamvu abantu b'Imana basaba kuba maso bakajya bahora bari maso basenga basaba Imana kugira ngo mbe Imana none icyo ushaka kutuhanisha kutubwira ni iki kuko bitari ibyo bizagera mu gihe abantu bazisanga batari mu mwanya umwe nangwa se batarageze basobanukirwa ku buryo bizabagwirira bakumva ko ari akazi kabagwiririye kandi nyamara byaravuzwe mu bitabo cy'inama ikomeye n'ihutira gusoza kuko ni byinshi 704 banditse baravuze ngo ubuhanuzi bw'Imana 13 bwerekana ko ububasha bugaragazwa n'inyamaswa y'amahembe nk'ay'umwana bugaragazwa n'inyamaswa y'amahembe nk'ay'umwana w'intama buzahatira isi n'abayituriye bose kuramya ubupapa bushushanya inyamaswa isa n'ingwe ni ku nyamaswa y'amahembe abiri itegeka abantu ku isi kurema igishushanyo cya nyamaswa maze itera bose aboroheje n'abakomeye abatunzi n'abakene ab'umudendezo n'imbata gushyiraho ikimenyetso cya nyamaswa byagaragaye neza ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariho ububasha bushushanya n'inyamaswa ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama kandi ubu buhanuzi buzasohora igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahatira abantu kuruhuka umunsi wa mbere w'icyumweru cyangwa se Sunday ikimenyetso kidasanzwe kiranga gukomera kwa Roma ariko muri ko kuramya ubupapa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizaba iri yonyine igihe Roma yakoresheje mu bihugu yari yarigaruriye bizaba bitarashyiraho uburundi nanone ubuhanuzi bwavugaga ko Roma izongera kugarurirwa ububasha bwayo nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeye ku ruguma rw'isi ariko urwo ruguma rwayishe rurakira ni ukuvuga ngo buriya bupapa bwari bwarapfuye bukamarwa h'imbaraga aricyo gihe cy'akarengane bizongera bishire byibagirane noneho buhabwa imbaraga ibyo butagezeho muri icyo gihe imigambi yabwo itarashitse noneho buzabikora muri kino gihe kiri imbere mu cyo gitegereje cyane mu bizakorwa muri icyo gihe dutegereje ko mu bihe biri imbere dutegereje kuzabona ako karengane dutegereje kuzabona biriya bintu by'imyuka iyobya dutegereje kuzabibona hirya y'ibyo hazafungwa ibyago bibiri binini byashuri
uri kutubwira uburyo Imana izakora noneho abakoze ibyaha abigometse abanze kumenya amategeko y'Imana bose ikizabisozerezaho ni agacuma k'umujinya w'Imana kazabamenekeramo igihe cyo turabiteganya ntabwo byari byagera. Isabato y'ikinyoma gusenyuka y'abapfuye izaba imaze gushiga imbere uko tubona ko mu byo Roma yakoze igashira imbere y'abantu mu nzoga y'Aburoni Roma iteretse abantu nangwa se Aburoni harimo inyigisho z'ibinyoma baramutse baravuga ngo ndabona turi kwitira gusoza muri kino gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe harimo amagambo avuga ibyerekeranye n'inzoga y'Aburoni iteretse amahanga. Bavuze ko harimo baravuze ngo bari kuvuga mu gitabo cy'igitabo baravuze ngo reka nze ndebe wenda nihutira gusoza. Bavuze ko harimo igice cyose cyerekana ko Babuloni yaguye ari amatorero atazakira ubutumwa bw'imbuzi bw'Uwiteka yatanze mu butumwa bwa Marika wa gatatu wa mbere ubwa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Banze ukuri bemera ibinyoma, banze ubutumwa. Baravuze ngo ubutumwa buri mu gice cya 18 byahishwe burumvikana kandi burasobanutse neza kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo barya ubusambanyi bw'uwo mudugudu kandi abantu mw'isi basambanaga nawe abatunze mw'isi bagatungishwa n'ibyinshi n'ubutunzi bwawo no kudamarara. Hepfo umuntu wese usoma iki gice ntabwo akwiriye kuyobya. Mbega uburyo Satani yakwishimira kwamamara k'ubutumwa buvuga ko abantu b'Imana yaragije amategeko yayo aribo ubu butumwa bwo muri iki gice bwerekejeho ubu n'ubwo kwa Babuloni. Inzoga ya Babuloni ni ukwereza isabato y'ikinyoma. Iyo ni inzoga ya mbere ikarutishwa isabato y'Uwiteka ariyo Yehova yahaye umugisha kandi akayereza umuntu. Ubwo icyo ni kimwe. Izo nzoga kandi ni inyigisho zivuga kudapfa kw'ubugingo na kudapfa kwa roho. Ni ubuyobe bukomeye kandi ndetse no kugwa no kwanga ukuri bituma itorero rihinduka riba Babuloni. Abami bacuruza abacuruzi abatware n'abigisha mu by'iyobokamana bose bayobejwe hamwe. Ubwo ni ukuvuga ngo bayobejwe na ziriya nzoga. Ubwo ni ukuvuga ngo harimo ziriya nzoga harimo isabato y'ikinyoma, harimo kudapfa kwa roho ndetse no kwanga ukuri. Izi nzoga eshatu Babuloni iteretse amahanga. Noneho muri kuriya gutsinda ziriya nzoga niho hazabonekamo na biriya byose. Rero bavandimwe ntabwo twashobora kubisoma byose wenda ngo tubirangize. Icyo dushaka kugira ngo dusorezeho ni amagambo ari mu gitabo ndasoma imirongo 2 hari kuko ndabona amasaha ari kudufata ntabwo yose nayasoma. Ndeka ndebe amagambo ngiye gusoma nihutira gusoza kugira ngo n'abafite ibibazo babone uko baza kubibaza niba hari ibihari. Twaganira amagambo atubwira ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nta na rimwe ibyo yavuze byose bizashika kandi bizasohora. Mu gitabo cya Timoteyo rwa kabiri kandi barensoreza kuko ntabwo nasoma ibindi byo ndabona amasaha yagiye. Timoteyo rwa kabiri mu gitabo cya 2:12 ho ngiye gusoreza handitse amagambo ari kuvuga ngo Timoteyo rwa kabiri igitabo cya 2:12 handitse amagambo avuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibyo yavuze nabyo byose bizashika kandi bizagera cyangwa se bizaboneka. Baramutse baravuga ngo mu ndi bisoreze baravuze ngo kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. 13 kandi nubwo tutizera we ahora ari kwizerwa kuko
atabasha kwivuguruza. Umurongo wa 13 haravuze ngo kandi nubwo tutizera we ahora ari kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Ntabwo ajya yibesha, nta nubwo ashobora no kwivuguruza ku byo yavuze. Niba yarabivuze niko bizanagenda. Ubwo kwivuguruza akaba yarabitanze agatanga imirongo izaranga amateka y'isi kuva itangiye kugeza ishoje kuva yagwa mu cyaha. Ubwo byo yavuze byose bizashika. Muri bike tuvuze wenda n'ibindi byinshi byavuzwe n'ibizavugwa, reka Imana igiye kuba maso no gusenga kugira ngo kuko mu bitabo bari gusobanura ibyerekeranye nk'uko batubwiye ngo hari mu bitabo cyahawe kuko nta na kimwe yavuze kitazashika ahubwo gutegereza kuza ko bizaza naho byatsinze dutegereze bizaza. Reka abantu b'Imana bari gutegereza bafite ubwoba batari gukora ahubwo dutegereze kandi dukora tunatebutsa kugira ngo isi ikomoka ku iherezo abera bakaba bagiye guhabwa ubwami. Duhagarare dushikamye kandi dusenga tujyanitse byera kugira ngo dusobanukirwe n'iby'ubwiru bwa Bibiliya. Kwiga ijambo ry'Imana dusenga nibwo tuzashobora kubisobanukirwa. Imana ibidushoboze ariko kandi imbaraga kugira ngo tuzagire muri kiriya gihe kidutegereje, ariko ari akarengane, ariko ari kurenganywa, ari basaba twikinyoma, ari ndetse n'ibyago bigiye kuzasuka nk'uko tubibonye nagire kaza kujya abanzi y'Imana batigeze bemera kumvira amategeko y'Imana. Abantu b'Imana bazaba baramaze kwishira mu bwishingizi bwayo. Yesu nagaruka tuzahabwa ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka dushimire Imana kubw'ijambo ryiza tumaze kwiga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka twongera kubashimira mwe mwabanye natwe, ngo Imana ibahe imigisha kandi nanone iri jambo ryiza ry'umwuzuro rikomeze kutubera iritwongera imbaraga ndetse n'iryo kutuyobora ku bugingo. Nanone tuza kubasaba kugira ngo abagize ibibazo, abatanze inyunganizi, abakeneye nanone kuzitanga, twakongera tugasubiramo nimero ni 314 696 9949. Reka dusubiremo nimero nanone ni 314 696 9949. Tukaba dushimiye ku bamaze kutwandikira ndetse tugira ngo tuze kwihuta kugira ngo ibyo bibazo bize gusubizwa mu gihe gito dusigaranye. Ubu tumaze kwakira ibibazo bigera kuri 3, turi bugire ngo bize kugenda bivugwaho, ariko n'ibyo turi bugende twakira nabyo turaza kugenda tubivugaho. Kuri mwene data uyu yagize ati ndabasuhuje kandi kubw'uyu mwanya Imana ibaha imigisha. None ko hazabaho abazitwa Kristo benshi nk'uko Yesu yabihanuye, none kwitwa Yesu byo ubwabyo ni icyaha? Kandi muri Bibiliya handitsemo ba Yesu bangahe? Ndongera nsubiremo ikibazo. Uyu yagize ati ndabasuhuje kandi kubw'uyu mwanya Imana ibaha imigisha. None ko hazabaho abitwa Kristo benshi, none kwitwa Yesu ni icyaha? Ese Bibiliya yanditswemo ba Yesu bangahe? Noneho mwene data wajya mbere, hanyuma tukaza tujya ku bindi bibazo bindi byatugezeho, dore ko n'umwanya dusigaranye ari muke. Mwene data ni karibu. Murakoze kandi n'abaje kino kibazo arakoze cyane. Reka wenda tuvuge muri aya magambo, nta ba Yesu benshi bahari. Yesu hari ni umwe niwe wavuye mu ijuru avukira mu isi, ni umwe uriho. Icyo turi gushaka kuvuga kwitwa Yesu, izina Yesu kuryitwa ni izina twahawe ryo gukirizwamo umukiza wacu n'umucunguzi. Ariko kwitwa niba washobora kuba waryitwaho ku cyawe gito, sindi icyo waba ugendereye. Icyo turi gushaka ntabwo ari izina Yesu bwite izina, ahubwo ni ibikorwa Yesu akora. Nicyo turi gushaka kuvuga. Icyo twavuga wenda kiba gikomeye ni gukora umurimo, kwigereranya n'umurimo Yesu ari gukora hera cyane, ahagaze hagati y'umunyabyaha n'Imana. Nicyo gikomeye. Naho izina kwitwa izina Yesu ku cyawe giti ukabaho waryitwa, sinzi wenda icyo waba ugiye kugendera kubyitwa, niba ari kuryitwa mu izina. Icyo ndi kumva gikomeye ni ugufata umurimo wa Yesu
warabivuka wiyitira ariko nta n'icyo none nabona cy'umuntu yaza guhera aho yita ngo nitwa Yesu kuko kuryita ubwawe ntabwo ari izina twahawe ngo turyitwe ntabwo ari izina ry'umuntu n'izina ry'Uwiteka cyangwa se ry'Imana ishobora byose rero kuryitwa ntabwo nabyemera ko byemewe ndetse no gufata umurimo dukora ngo nawo umuntu ajye kuwitira nabwo ntabwo byemewe kuko amazina turashobora kwitwa yaba hari ariko Yesu nk'umwana w'Imana nta wundi muntu ntekereza ko yaza kuryita ngo bibe byamushobotse nangwa se ngo tubyemere ngo ni ukuri ariko noneho icyo gikomeye kirenze afata umurimo we w'ubuvugizi ahagaze hagati y'Imana n'umunyabyaha ariko utuvugira nk'umucamanza ndetse n'umutambyi noneho abandi bakawiyitirira bityo ubupapa bwakoze bukamwambura uwo murimo mu mwaka wa 508 ariho bashyizeho purigatori abantu bakagenda bakajya imbere y'intebe ya penetensiya bakaza kubwira padiri ngo padiri unaraye nsambanye unaraye ngo nishe unaraye ngise unahanuza ngo tanga amafaranga ibyaha byawe ngo bibabarire nuko hakaza ibyaha bikagwa amafaranga uyu murimo wese bakaba wamwambuye aho ngaho niho hari gikomeye naho agashaka kwitwa amazina ya Yesu yo kuyitwa abo ngabo ubwabo bakazaza nabo bazaza biyita Yesu ariko abo ngabo nabo ntabwo bazaza bahagarara ngo bari Yesu ahubwo bazaza baje gukora nk'ibyo Yesu yakoze rero nuko kuryitwa ngo utaye unaryisobanura ngo akanagutangarira usinzi icyo waba ugendere waba ugiye kwigereranya aho se n'ibindi ugendereye wakwitwa andi mazina nta kibazo ariko kuryitwa no gukora nk'ibyo yakoze nta bushobozi bifitiye ahubwo uzabikora wese azaba agiye gukora icyo Roma yakoze nawe agiye gukora ikiganwa kugira ngo igikoresho cya Satani rero muri make icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo kuryitwa ubugendere gukora nk'ibyo yakoze nta wundi muntu ufite ubushobozi munsi y'ijuru nta yindi zina twahawe kwiga muri tayiri rya Yesu ubundi wabikora wese yaba agiye kwiganwa kandi umuntu wese n'inkundi ntawe urutundi rero muri make icyo ndi kumva nabisobanuraho ni icyo wenda namwe gatayakira icyo yakongeraho murakoze yego murakoze turumva ko ntabyo kongeraho ku wabajije ati se none muri Bibiliya habamo ba Yesu bangahe hari abagiye bitwa iryo zina turi buvuge muri Bibiliya ariko dutanze urugero hamwe ni nk'uwitwa Yusito mu gitabo cyitwa Abakolosayi igice cya 4:11 handitse ngo na Yesu wahimbwe Yusito ubwo ntabwo ari Yesu umwana w'Imana oya ahubwo uwo nawe iryo zina yari yaravutse aryitwa ariko bigeze nyuma biba ngombwa yuko iryo zina abandi barimuhindurira cyangwa se n'igihe bavuze izina rye bikaba ngombwa yuko bongeraho ngo Yusito kugira ngo bidatera urujijo ariko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 4:12 aho hatubwira neza yuko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru kandi nta n'irindi zina twahawe tugomba gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo ubwo rero iryo niryo zina ridukiza ibyaha ubwo turi kumva ko iki gikuyemo n'icya kabiri ukoresheje Bibiliya yera ushobora kubonamo izina rya Yesu ari izina rivuga abantu babiri ariko Yesu umwana w'Imana ni Yesu Kristo Yesu wundi w'intumwa ubwo nawe wabayeho nuwo Yesu Yusito Abakolosayi 4:11 noneho tudatinze nanone yagize ati hari aho avuze ko itorero ry'Imana ubuheruka bazakoresha ibimera cyangwa se ibiribwa ariko muri Mariko 16 Yesu yaravuze ngo dore ibimenyetso bizajyana n'abizera nibi bazarambura ibiganza ku barwayi bakire bazazura abapfuye bazirukana abadayimoni none ibyo bitandukaniye hehe ko Yesu yavuze yuko abantu b'Imana bagomba gukomeza kugira kugira ibyo bimenyetso bibaranga noneho mwene data wajya mbere arakoze niko bivuze ibimenyetso bizaranga abantu b'Imana aravuze ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira bazagerageza gukora ibitangaza no kuza abarwayi ariko mu buryo bugaragara twamaze kubona wenda mu gitabo ndumva ari igitabo cya Rabira ubuzima ndumva ari mu magambo ari niba ntibutse neza aho bavuze ngo wenda nsomye isomo riri mu gitabo cy'Abafilipi iri somo wenda riradufasha kugira ngo wenda twumve ko niyo twababwiye ngo hari ukuri kumwe muri Bibiliya kutigeze kutavuyemo kwanditseho kutakurikizwa kubera ko Satani azabyiga n'umuntu byadukoze iminsi y'imperuka mu magambo arimo azigana ibimenyetso byo gukora ibitangaza byinshi bizakorwa mu maso y'abantu
gukora ibitangaza ubwabyo ntabwo bizaba ari ikimenyetso kiranga abantu b'Imana ko bagomba kuba aricyo kiranga abantu b'Imana. aho baranditse muri iki gitabo baravuga gatatu na gatandatu baravuga ngo ariko dusohoyemo ariko dukurikiza kuba haranditse ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, ntabwo bisobanuye ko bizakomeza. Byakozwe muri icyo gihe cy'intumwa koko byarabaye, kuko mu gihe cy'intumwa basabye umwuka wera bagahabwa umwuka wera wo kubaha indimi bagashobora kubwiriza. ntabwo rero tuzasaba umwuka wera ngo naduhe indimi ngo tuvuge indimi, kandi icyo gihe intumwa zarawusabye. ariko muri kino gihe ntabwo ari kimwe kubera abantu bazamuha bazawuhereza. mu by'intumwa zawuhereye icyo gihe ntabwo ari icy'itorero ryaheruka rizawuhereza. niko no muri kino gihe imbaraga tuzakenera ntabwo ari iz'intumwa zakoresha icyo gihe, niyo zari zikeneye mu gihe cyabo. natwe muri kino gihe cyacu ntabwo dukeneye imbaraga yo kutubwira ngo duhabwe indimi zo kubwiriza abantu bituri kuvuga indimi, oya, ahubwo baratubwira imbaraga tuzahabwa ni imbaraga y'umwuka wera izadushoboza guhangana n'igihe kibi. kuko rero tuzahabwa imbaraga y'umwuka wera yo kuvuga izindi ndimi, ahubwo izaduha imbaraga yo kugira ngo dushobore guhangana n'akarengane n'ibibazo bizaba biri mu isi. niko no muri kino gihe tuzahabwa ubutumwa bwo kujya kurambika ibiganza ku barwayi, kandi tuzi ko Satani bazabikora, abadayimoni nabo bakabikora, abantu b'Imana bazaga batanga ibimera mu cyumba cyangwa abasatani bazaba bagenda, kuko Satani we harakanaga ibyanditse akabihakana, we ariko harabyemera neza kuko azi ko nabikoresha abantu bazarushaho kugenda bayoba. noneho kubera ko rero abyivanzemo muri iki gihe yemera ko byanditswe ko abantu bazakizwa n'ibitangaza, ati reka njye ari byo nkoresha. ubwo noneho n'abantu bazakoresha ibitangaza, abantu nibasire babyitiranye. noneho ntabwo ariko bizagenda mu bantu b'Imana, ahubwo niyo mpamvu ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi twigishwa kuba twamenya ngo amazi avura igifu, ukoresha ibimera ukirinda ibindi byose bikomoka ku nyamaswa n'ibindi bigufasha kwirinda kurwara indwara zitandukanye. ubwo umuntu n'umuvura yari umuntu urwaye aryamye hasi ukoresheje umwuka musigimba yari aryamye hasi agashobora kwegura ariko imbwa agahaguruka, ntabwo bimeze nk'uzakoresha ibitangaza byo kurambikaho ibiganza bye, ntabwo bizaba bihuye. rero ibyo tubwirwa twebwe tuzakoresha ibimera kubera ko twahawe umucyo urambuye. ariyo mpamvu umwuka w'ubuhanuzi yaje gusobanura Bibiliya. ukuri twahawe ko umwuka w'ubuhanuzi ni umwuka wera waje kubisobanura, kuko byari biri ubwira byasobanutse. ubwo umucyo tutari intumwa zitari zifite twarawuhawe bitewe n'ibitabo byabonetse bya Rena White bitubwira ko umuntu yakoresha ibimera yarangiza akigoboka adakoresheje ibitangaza. ubwo n'ibitangaza rero mu gihe cy'intumwa ntabwo bizakoreshwa no kino gihe, ahubwo tuzakoresha ibimera nk'uko tubisoma mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. ndumva ari muri make ariko nasobanura. murakoze. yego urakoze cyane. kandi ku badukurikiye, kuvurisha ibimera ntabwo ari ibyaduka, si ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ahubwo ni ibintu byahozeho kera. kandi na Yesu nawe ubwe yarabikoze mu gitabo cyitwa Yohana igice cya 9, aho yavurishije impumyi akayihumura adakoresheje kuyirambikaho ibiganza gusa, ahubwo agafata itaka, ubwo aciraho amacandwe, arangije asiga ku maso, impumyi irahumuka. Namani mu rwa kabiri rw'Abami igice cya 5 nawe yavuwe no kwiyuhagira mu mazi. kandi nanone nimusoma n'intumwa nazo, uwitwa Luka nawe yari umuvuzi. ubwo ntabwo yari umukozi w'ibitangaza gusa, ahubwo nawe ubwo yaravuraga, akavura akoresheje ibyaremwe. no muri Yesaya 38 umuhanuzi Yesaya nawe yavuye Hezekiya akoresheje imbuto z'umutini. ubwo rero ni byinshi. ijambo ry'Imana rikatubwira neza ko muri iki gihe koko nk'uko mwene data amaze kubikora, uko Satani azagenda arushaho guhindura amayere, ariko Imana yatanze ibizagaragaza abayo by'ukuri, kandi umwanzi adashobora kuzakoma mu nkokora mu buryo bw'100%, nubwo azazana urwiganwa. uyu nawe yagize ati, Uwiteka abahire, mfite ibibazo, none dukurikije ibyo tumaze kwiga byerekeranye n'ubuhanuzi dutegereje, ibyo abantu bari gukwirakwiza inkingo cyangwa se vaccines za corona, ngo harimo ibimenyetso, mumbabarira, ngo harimo ikimenyetso, ubwo ni icy'inyamaswa, hari aho bihuriye n'ibyanditswe byera mu buhanuzi? ese niba hari aho byanditse bisomwa he? niba atari byo hatangwa iyihe nama? ese ikimenyetso cya COVID-19, mumbabarira, urukingo rwa COVID-19 cyangwa se vaccine ya corona, ese irimo ikimenyetso cy'inyamaswa? niba kirimo, muri Bibiliya wajya kubisoma yabisoma he? mwene data wakomeza ukajya mbere. gusa hari aho umuntu ajya agera wenda
ugasanga wenda mu buryo busanzwe kubisobanura haba hagiye kubamo wenda n'ibyo nakwita ingorane bisa naho bitatureba. Mu gihe dusoma twasomye kandi dukurikirana, ikimenyetso cy'Imana ni isabato, ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru. Nk'abantu b'Imana ntabwo dushidikanya, ntabwo rero tuzi ko ikimenyetso cy'inyamaswa ntabwo ari umuti bazatera umuntu, ahubwo turasoma ngo ikimenyetso cy'Imana ni isabato, ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru. Ubwo abazaruka icyumweru gushyira ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa mu kiganza, turabwira ngo abazagishyira mu ruhanga ni ugutekereza kwemera iby'iyo nyamaswa n'abishyira mu gukoresheje mu rwego kavuga ngo ni iby'ukuri ko icyumweru ari cyavuye ku Mana, ibyo uzaba ugishyizwe mu ruhanga. Kugishyira mu kiganza ni ukwemera gukora ku munsi w'isabato, ukemera gukora ibikorwa byawe mu nyungu zawe bwite, wamaze no kubyemera n'ubwenge, uzaba ugishyizweho mu kiganza, gushyirwaho no mu ruhanga. Ntaho twese dusoma rero ko kizaza ngo giterwe mu miti bitarenze n'ibyo. Microchip nayo yavuze kenshi, hakunze guhangana nayo kenshi avuga ngo microchip wongeye ikimenyetso cy'inyamaswa. Barakurikiranye dusanga ko ikimenyetso cy'inyamaswa ntabwo Imana yinjije ku buryo abantu bazaza ngo batege ikimenyetso cy'inyamaswa ngo bagiterwe mu rushinge. Ntabwo Imana yaba ifite ubushobozi bushobora gutuma umuntu ashobora kwinjira mu bwoko bwayo ngo atange ubwo, ahubwo ni ibintu umuntu azahabwa akurikije imyizerere akabyakira. Ariko ikimenyetso nangwa se nka vaccine ubwayo yaba ifite ibintu ntashobora gusobanura ibyo ngibyo bitewe n'imisobanurire y'abantu. Ariko nk'abantu b'Imana mu butumwa bwiza twizera, ntabwo dushinzwe guhangana n'ikibazo cy'indwara za bise. Turahamya ko ndetse nk'umuntu nawe aho uri naho undi yabonye, ntabwo waba warigeze kuba utarabonye umuntu warwaye covid. Tekereza ko murabizi ko hari abantu benshi bayirwaje, barahari bayirwaye, hari n'abapfuye muzi bigeze bapfa. Kuba iriho rero akaba ari indwara kandi ikaba yadutse, kandi hano nayo ya mbere ibayeho iyi virusi nubwo wenda abantu basa n'aho ariho bibaye ubu ngubu wenda ariho babibonye, ariko virusi zasanzwe zibaho zikiyongera, hakabaho vaccine. Hariho vaccine wenda abantu bavagisa imbasa, bakavagisa wenda n'ubushita bwabayeho baravagisa, abaho na ziriya za Ebola nazo bagatanga vaccine. Indwara zose zifite virusi batanga vaccine kugira ngo igihe nikigera ya virusi ikagera mu mubiri yo gushobora kuba yatera umuntu kuba yacika intege wenda aba yanapfa byoroshye. Rero niba harabaho izindi ngingo, ntabwo ntekereza ko vaccine ya covid ari biri kuvuga ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ntabwo ko ari ukuri. Ikimenyetso cy'Imana ni isabato, ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru, ibindi bintu byose ni ibya politiki, ntabwo ari ibyacu. Kwivanga mu bya politiki, ibitabo cy'ubuvuzi byose baravuze ngo niba tugeraho imivugo tusa no guceceka. Mbere ngiye kubyivanga muri mbabwira ngo covid ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, ntaho nabisomye. Ufite inyandiko wenda yabivuga ariko nyine Rwanda Rwanda ndahamya ko bifite ikindi bigendera mu rwego rw'isi bitatureba, ariko covid ni indwara barugutera warutera nkuko ntiwatewe. Tekereza ko abantu bose baje naho muri Amerika batewe vaccine, niyo bita Europe bagutera hari ahantu bagenda bakayibatera ngo mugende ni vaccine bagutera abantu bose. Tekereza ko abantu bose bari muri iki gihe bagiye baterwa vaccine bitewe n'impamvu runaka. Hari na vaccine batera z'amagiripe buno muri abantu mu majyaruguru y'Amerika buno hanga buno bakira gutera amavaccine kugira ngo abantu batazagira ibicurane. Rero niba wakira izindi vaccine ukavuga ko covid ngo niyo yabaye ndetse n'uhakana ko nta ndwara zihaba z'amavirusi. Virusi iriho kandi abantu barwara, bigaragara ko bariho izindi nyungu zirimo zigishemo ni iby'abantu ba nyirabyo, imvura nziza n'ugushaka ku muntu w'Imana. Ariko nk'abantu b'Imana twe duhagaze dutegereje ko inyamaswa zahaguruka ikavuga ngo muruhuke icyumweru niyo sabato yanjye, mureke isabato y'Imana rurema. Ni ikimenyetso cy'inyamaswa kugishyira mu ruhanga ntacyo babwiye, mu kiganza nacyo ni uko. Ibindi ntabwo ngiye kurenzaho ibyo ntashobora gusobanura, kandi ntekereza ko n'undi wese yabisobanuza amagambo ye ariko ntakora bifite. Muri make wenda mwene ndatabaye ikindi yakongeraho yakongera ko ngende uko nabisobanura. Ego murakoze. Ubwo nk'uko mwene data amaze kubivuga, mu ijambo ry'Imana ufashe Bibiliya umwuka w'ubuhanuzi ntahavuze yuko urukingo rwa corona, n'iryo jambo corona nayo ubwayo ntiyanditswe muri Bibiliya, ntahavuze yuko urukingo rwa corona ari cyo kimenyetso cy'inyamaswa. Yongera aravuga ati ubwo ibyo byo byavuyemo, ati none hatangiye ihe nama. Mu gitabo cyitwa Ezekiel igice cya 9 n'igice cya 10, Imana yatumye marayika kujya kurimbura abantu badafite ikimenyetso cyayo. Ubwo ni ikimenyetso cy'Imana. Nimba ubwo ni ibibazo turi kugira ngo hari n'uzagira ngo agiye kubeshya ngavuge yuko ikimenyetso cya corona ari mu mbabarira urukingo rwa corona ari cyo kimenyetso cy'inyamaswa, uzahita ubaza ati none ikimenyetso cy'Imana cyo ni iki? Kugira ngo urazwe n'ishinga nuko icyo kimenyetso cy'Imana marayika watambutse ari kujya kugishyiraho abantu, hagakurikiraho uwo kujya kurimbura abadafite icyo kimenyetso,
nabwo ni ubuhanuzi umuntu akwiriye kwiga, shishikazwa no kumenya ubwo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mu gitabo cyitwa Ibyahishuwe igice cya 13 uhereye ku murongo wa 7 n'uwa 8, Bibiliya ivuga iti Ibyahishuwe 13:7 ku murongo wa 8. 13 ndasoma mpereye ku murongo waho n'uwa 7 n'uwa 8. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose ndetse n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Ubwo ijambo ry'Imana, ubwo bwishingizi ritanze kugira ngo umuntu atazajya gushiduka yaramije inyamaswa, ni no guhirimbanira kugira ngo n'umuntu izina rye ribe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo muzasoma ibyacyo mu gitabo cyitwa Luka igice cya 10 umurongo wa 20, ndetse n'ahandi henshi muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi havuga ibijyaniranye n'icyo gitabo cy'ubugingo. Noneho umwana w'Imana rero, ubwo tugeze mu minsi y'ibinyoma, aho abantu bibaza byinshi, aho na Satani nawe ubwe agenda agafata ikintu gikomeye nk'inyamaswa n'imikorere yayo yamaze abantu b'Imana, ngo ikimenyetso cyayo ubwo kikaba urukingo. Uzahita ubaza ati none ubundi inyamaswa y'ubwayo ni iyihe? Nanone ikorite. Nawe wibaze, si yo nyamaswa ni korona, kari agakoko tubona ku ifoto abafite za mikorosikope bashobora kuba bareba? Ubwo ni ukuba maso. Nawe uzajye wibaza byinshi, ariko nanone ukunde gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no kuryumvira cyane, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye neza ko n'abantu badafite amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo nabo ubwabo bazayiramya. Ubwo rero ukwiriye gushishikazwa no kwandikisha izina ryawe aho ngaho. Ihana ibyaha byawe, ukunda Imana, kandi wemere kuyoboka inzira ikuyoboye, ugendere mu mucyo Imana yaguhaye, kugira ngo uyu marayika uri gushyiraho ikimenyetso cy'Imana atakunyuraho, hanyuma ugasigara nta kimenyetso cy'Imana ufite, ukiri mu bintu by'amafuti, ikimenyetso cy'inyamaswa ngo se ni urukingo rwa korona. Oya rwose, Bibiliya ntabwo ibivuga. Noneho mwene data yasobanuye inyamaswa icyo ari cyo, ikimenyetso cyayo icyo ari cyo. Reka guhera none wemere n'isabato. Iryo tegeko ry'Imana ntukomeze kuryica. Twakagiye muri byinshi, ariko reka dusoreze aha ngaha, tujye ku musozo. Imana ibahe imigisha. Noneho reka dusenge, kandi tunejejwe namwe mwabanye natwe, kuko abantu benshi bakurikiye nk'uko twabibonaga. Imana rwose ibahe imigisha. Noneho reka dushire ku musozo dusenga. Dusenge. Turagushimye Data twese udukunda, tugushimiye kugira neza kwawe kubanye natwe, tugushimiye ko utwigishije ijambo ryawe, aho tweretse ko ijambo ryose wavuze rizasohora. Ngaho turakwinginze ngo twe gusohorerwaho n'ubuhanuzi bubi, ahubwo ubwo tugize amahirwe yo kwerekwa inzira, uduhereze imbaraga kandi udutere n'umwete wo kuyinyuramo. Nitugera iwawe amahoro, tukazarokoka akaga n'ibibi byinshi bigiye kuza hano mu isi ndetse n'ibyatangiye, tukazagera iwawe tuzashima urukundo rwawe. Muri iri joro turakwiragije kugira ngo tugengwe nawe, uturinde umwanzi Satani, ukomeze uduhereze amahoro yo mu mutima, kandi ijambo ryawe rikomereze muri twe, ukomeze uturinde muri iri joro, tubigusabye ku bwa Yesu. Amen. Amen. Sawa, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana ikomeze ibarinde naho utaha.